Muraho neza. Uyu munsi ndashaka kubatera agakuru k'ibintu byambayeho ndi mu nzira zo kwiga Ikinyarwanda, ndi gushakisha ukuntu nterateranya amagambo kugira ngo umenye Ikinyarwanda nyine kimwe n'abandi. Ko icyo gihe navuga Ikinyarwanda kibi kurusha iki ngiki iki muri kumva, kibi cyane nk'icyo wiga nyine. Umugabo umwe yaje mu rugo arakomanga ku gipangu, nakundaga gukingura kubi, numvaga akantu gakakomanze nkaba ndirutse. Noneho umugabo arambaza ati Isco arahari? Ubwo nyine nubwa mbere nari numvise iryo jambo Isco, ntabwo nanzi icyo ari cyo. Abonye nsa nkaho ntaryumvise cyangwa se ntamwumvishe neza, arambwira ati nyoko arahari? Ako kantu kankoze mu bwonko karanjya kanzuguza umutwe, anza nahise ngira n'isereri ako kanya. Kubera iki? Kubera ko twari duturanye n'abana shaho batukanaga nabi shaho, ibintu birimo za nyo bisozwa na za nyo na za ko, urumva numva arantutse. Ni gute uza hano iwacu imbere y'irembo ry'iwacu ukomanza utarinjira no mu nzu ukantuka ngo nyoko? Gusa ibyo ngibyo nabyo namubwiye byari birimo kuzunguruka mu mutwe wanjye. Ni hahandi kwa kundi uhura n'ikibazo ukaba ufite nk'amasegonda 3 yo kugira ngo utekereze ku gisubizo. Amasegonda 3 atarangira nyogokora barasohotse, aramunkiza rwose, aramujyana. Nuko ahubwo niko muri filime nyine uri mu bintu runaka bisa nkaho bigiye kukugora, akahita aza umucunguzi. Ariko usibye ko ntacyo nari kumutwara, kuko kubwira nabi umuntu mukuru nubwo umuntu yaba yagukoshereje cyangwa se yakubwiye nabi, nyeka ko wakaba wicicikira ukigendera aho kugira ngo uterane amagambo nawe, kuko ntawamenya, nta nubwo ari byiza, nta nubwo ari burere bwiza. Burya mwaba mwumvise ko mbabwira iyi nkuru navuze mu Kinyarwanda kitavangiye? Wowe se ujye ubishobora? Tuvuge Ikinyarwanda kandi tukinoze, tukivuge neza, kandi nkeka ko ndahamya ko dutangiye gukoresha Ikinyarwanda mu bana batoya nibyo byiza kurusha uko watangira kuvangirwa muri imyaka nk'iyanjye rwose.